sinshaka kongera kuzaba umukozi wo mu rugo w'umuntu mana ariko uzi kuba umukozi wo mu nzu ni danje ibyo bintu geregana nabyo byambayeho umuntu wese uzankomokaho bajye bagira ati mane mucoma mane ni billionaire tu reka mbasuhuze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose. Reka ngushimire wakoze subscribe ewana big up to yourself. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe, narababwiye ngo nzagenda mbazana abantu bigiye batandukanye, abasani abaririmbyi ewana abo mu mafilme cyangwa se sinema nyarwanda. Hanyuma rero nkuko muri kubona ndi kumwe n'umutipe amacoma araje mu kanya abibwire. Hanyuma muri kubibona ari kuri drip za hatari, araza kutubwira niba rero papa cyangwa bavuze OG wo mu Rwanda. Hanyuma reka muhika Muchoma, salama. Salama. Neza. Neza. Baye neza. Bakoze cyane. Ibintu byimvura bana ko hano hakonje. Nibyo turashima Imana. Beze neza nta kibazo. Turashima yo. Hanyuma rero ngo wayikaze hano kuri kamera za Yawe TV. Murakoze cyane ni I'm so excited to be here kabisa. Yeah, okay. Hanyuma rero ugiye gutangira ubwibwira wibutsa abantu Muchoma ninde? Mba Muchoma nitwa Muchoma nk'ibisanzwe aka Muchomani aka Young Billionaire Kabwera Sana nandi mazina menshi cyane. Ndi umwana w'umunyagisenyi. Gisenyi niho mu rugo niho nabaye imyaka myinshi. Okay ntago ari myinshi ni mikeya tukubera ko nagiye mba ahantu henshi mu bihugu bitandukanye ndetse ko navukiye Congo. Ndi umunyamasisi by the I'm proud man. Ubundi bavuga ko ubundi narinzi ko nta muntu uva hari ahantu w'umusitari. Ubundi narinzi ko ari njye umusitari njye. Ese niwe kizigenzura abayoboye. Ubundi narinzi ko ari njye umusitari njye nyine ariko ndashima ko nayaka nawe yashe. Muri ibyamamare. Ahubwo ibyo bintu nibyo mbyibutse mbivuze kubera ko nani niwe wabinteje story super manager niwe wane story cyo turi gusereza nari kumbwiye man umugogwe nawe sajya mu star man umugogwe najya mu star avuga ko ngo ninjye nawe mbese urabona ni nk'umukonyene nawe abantu mbese babazwi nkaho baragira inka cyane arabo mu nka cyane so bumvaga katara batushoka kuba ba star ariko turi aba star. Hanyuma rero tubwiye amazina menshi na 6 na 7. Mane ni menshi cyane mfite amazina menshi wita kandi kazina uravanga urimenye humura. Hanyuma rero ntabwo twamenya ari riyo yayandi wiswe n'ababyeyi atari Muchoma mani nandi utubwiye ese Muchoma ubundi atari amazina akoreshwa mu kazi ke ka buri munsi yitwa nde ababyeyi bamwise gute yayandi ari kundangamo banyise Nizeyimana Didier Muchoma. Reka dukoreshe Muchoma kuko ari naryo bakoresha ko ese Muchoma ubundi akora iki ibutsa nk'abantu Muchoma akora iki? Muchoma ni umuhanzi wabigize umwuga since 2008 ngikora music bigeza n'ubu ngubu turacyahasoringa muri music turebe niba twapushinga tukajya kuri next level turacyabikomeje. Muchoma ni entrepreneur, Muchoma ni motivation speaker. N'ibyo ngibyo. Hanyuma rero Muchoma maze iminsi itari myinshi cyane ugeze mu Rwanda. Njye nayo kunze kurira kuri Instagram yawe cyangwa se ku bindi bitangazamakuru bwa welcome ibintu nk'ibyo ngibyo. Undi umaze igihe kingana iki ugeze mu Rwanda muri minsi wari waragiye? Ubu ngubu mara bimaze nka hano mamaze 3 weeks nuko naje mpita nigira muri studio cyane ewane ubu ngubu maze gukora nk'indirimbo nyinshi nka 6 ukuntu muri 3 weeks. Urumva ko nararaga muri studio nkirirwa muri studio mfite video hanze yitwa Nikibazo. Urumva ko niyo mpamvu ntago nashaka kuboneka cyane mbashaka ngo indirimbo basi ubu ngubu numvaga nashaka kugaragara cyane ahubwo ibikorwa byanje biryo bigaragara cyane music ko ndashaka gushyira music yanjye imbere cyane kurisha ibindi byo. Hanyuma rero kuva wava hanze wajuje muri visiting cyangwa se wajuje gukora iyo ndirimbo yawe washyize hanze uyu munsi? Ubundi mba hanze ubundi se sobanurire nyine natwe dushaka kumenya. Je nibera mu nzu ariko se Ange wowe je nibera mu nzu ntago mba kuvuga bya bihugu bitari u Rwanda. Ni mu rugo naho ni mu rugo ariko mu rugo cyane ni hano niho haba hari mu rugo ku mutima neza. So hari anjaye gusa bitewe n'akazi struggle nyine nkuko twese tuba tuzi ubuzima ukuntu babumeze.
ubundi tukigarukira tukikorera music yacu nyine tukibera hano mu buzima busanzwe bwacu. hanyuma rero watubwiye yuko waje ufite n'indirimbo n'ingoma nshya njye nanayibonye yitwa ni ikibazo. Iyo ndirimbo imeze ite, ese kuki wayise ni ikibazo? ubundi nari nahise amakenga bwa mbere, ariko sinzi ukuntu nari narikodinzemo noneho mpita nibuka akajambo umutipe gutya wakoze kuri YouTube yari yasinze byatara ari hayi byatara kuvuga ni ikibazo ndavuga none nanjye ndi muri studio ndi kuri codinga, kubera ko indirimbo yanjye nayo ifite ibibazo nk'ibyo ngibyo bi related no mu buzima bwo hasi cyane, iri emotion cyane ko mba ndi kwibaza sema ese niba mana ubaho, kubera ko ibintu bintu bibona kuri iyi si ukuntu bisigaye bigenda, urenganwa uri mu cyaha niwe usigaye niwe usigaye ari we mwere, urumva uwabikoze akaba ari utabikoze akarujya gufungwa. Ibyo bintu byose mana urabibona, gusa ni gute bakatira umuntu imyaka 40 100 burundu arengana? Mana wuburi hehe? Abantu bari mu bakene, bari struggle, abantu babuze ibyo kurya, bari mu muhanda kandi bahora bagusenga mana nibo banakuvuga cyane kurusha na babandi batanakuvuga kandi nabo babayeho neza. Se mana wubaho ni ikibazo, uya ni ikibazo hanje n'ukuri ni ikibazo gikomeye. hanyuma rero iyo ntuze inspiration wayikuye kuri uwo mujama wundi, cyangwa se hari story yindi waba warabonye wenda iyo titre waba warayitiriye wa mujama, ariko se iyo n'ibyo bibazo ugiye wumva bihura nabyo, hari nk'umushuti wawe cyangwa se byigeze bikubaho ko umuntu ushobora kuba waregera ari urega, cyangwa se uwo wajya kurega ari uregera? njyewe kubera ko kubera ko na strugglinze kuva kera nkiri umwana, urumva mba kuri street ndara kuri karito, urumva mane niya ibiryo bigaze nkarya rimwe, nkaba ntunzwe no kurya rimwe mu cyumweru ibyo biryo, urumva kandi nabyo nabikuye mu bukwe, ahantu nambaye nabi, ahantu baba bakoze ubukwe nkagenda nkarya twaturyo baba basigaje kusane muri weekend gusa, nibyo biryo byantungaga. So no kuvuga ngo kwanza bihera kuri njyewe, kuko icyo gihe nanjye hari igihe nigeze kugera numva nakwiheba, numva nakwiyahura muri ubuzima, urumva ukavuga atari kuse buriya koko Imana ibaho. Reka tutararenga aho ngaho, se icyo gihe ufite imyaka ingahe icyo gihe wumvaga ko wakiyahura? Mbona afite imyaka nka 12. Ni iki cyakubayeho kugira ngo kibe impamvu nyamukuru ku buryo byatuma wiyahura? Ni kwa kundi uba uri ku isi ibintu byose bikanga, umuvandimwe akakwanga, umubyeyi akakwanga, umuvandimwe akakwamagana, ntagashaka ko wageriwe, ntashaka kugusapotinga, mbese ukabona n'umuhanda ubwayo n'umuhanda urashaka kukwanga, urumva none ugasigara uri kuvuga what the fuck man, ubu buzima buteye gute, niko nihendi bugi, isi ko ariyo mana nari kwirukankira nayo ikaba itari gushaka kunyumva, ni ikibazo. Icyo gihe wari ufashe umwanzuro wo kujya kwiyahura, se byagenze gute kugira ngo uhituhagarike? ntago nabikoze, ntago ndi wa muntu wakoze action ngo nshaka, ariko ni bya bindi uba utekereza ati akusubundi wahunyura wakwita imodoka itari gutambuka nkahita ni nsimbukira mu muhanda ikangonga nkigendera bundi ku buzima bwanze, urumva. So ibyo bintu rero nibyo bibaho, nibyo byaba inspiration niyo ndirimo, kandi nzi neza yuko nubwo nge nabivuyemo, ariko hari abandi babirimo muri ibyo bibazo, bafite ibibazo birenze nibyo narindimo. So ni babandi nahagaze mu mwanya wabo nkavuga ariko se man uri hehe, watabaye basitabara man, ubundi ndirimo ni nka gospel, ariko none mu buryo bundi ndi kuhamagara Imana, niba ubaho bikore, dore bino na bino urabibona, nta kintu bikoraho, ni gutyo. Hanyuma rero video yasohotse, iyo video ihagaze angahe? Amafaranga ya buri kintu kigiye ku mafaranga bari danje, ariko ni video, urabona ko ni video twatekinze time. Shout out kuri Nyamurasa, shout out ku muniga wanje uri behind, nawe aba yakoze akazi bya hatari
mbo twafashe time ducreatinga nyine ikintu cyiza. Mbana yadutekinze time n'amafaranga of course ko harimo n'abandi bantu benshi ndetse twagiye tunahemba, so nyine ni sawa cyane, twarirekuye cyane. hanyuma rero nk'umuntu uri gukurikirana ikiganiro ashobora kutayibaza ati se Muchoma yatubwiye ko hari ubuzima yaciyemo butari bwiza, yakuriye mu muhanda, n'igihe cyarageze agatekereza kuba yajya mu muhanda akiyahura cyangwa se imodoka ikamugonga. Ese waje kuba umuhanzi ute, waje kuba wakiyumvamo impano yo guhanga ryari? Mbo icyo gihe kubera ko nabaga muri Uganda, icyo gihe ni kwa kundi nyine ubuzima bwaranze tu, none ukaba nta kindi kintu cyagushimisha mu buzima. So rero icyo gihe hari igihe twiyumviraga music nicyo kintu ubundi cyabaga ni nk'ubuzima bwacu. Hari abandi bumvaga ko ubuzima ari ukunywa ibiyobyabwenge kuri street, hakaba n'abandi bahitamo ko music ishobora kuba ubuzima. So nanjye ndi muri abo bantu, music niyo yambereye umubyeyi muri icyo gihe muri street. Nkumva music, nkagerageza kuririmba amagambo baririmbye, nkaza nkayahindura mu magambo yanjye nshaka kuvuga. Bigera igihe ndavuga bino bintu ushobora kubikora. Nibwo 2008 nasohoye indirimbo yanjye mba Nairobi, ya mbere ikinwa ku ma radio muri Nairobi. Ndavuga ati wow, uzi ko nshobora kuba umuhanzi. None n'ubu ngubu rero tugeze aka kanya 2020 turi ni kibazo. Hanyuma rero Muchoma, watubwiye yuko wabaye mu muhanda uri muri Uganda, hari naho wambwiye ko watangiye kwandika bitewe no kumvaga indirimbo z'abandi. Ni nicyo gihe wakwinspiraga ku buryo uravuze ngo wajyaga kwandika indirimbo z'abandi ukazisubiramo. Icyo gihe ninde wakwinspiraga? Ko biri kose wandikaga indirimbo z'umuntu ukunda, indirimbo z'umuntu ubona ko ashoboye, cyangwa se unareberaho urugero nk'umuntu wifuzaga nawe kuzaba umuhanzi. Icyo gihe ninde wakwinspiraga? Mbo icyo gihe ni benshi nka Uganda, Chameleone is the legend, ni hatari. Icyo gihe ba Professor J, ba Juakari, abo nibo bari abahanzi kabisa nareberaga nkavuga ati kabisa aba ni abasaza, nanjye ndashaka kuzakora nk'ibyo wakoze. Kuki sije nabi cyamamare? Nanjye niko narinzi tunabati nanjye nzaba icyamamare ngere nko kuri level ya Chameleone. You never know tu, biracyari mu nzira pole tu. Ndimo neza. Thanks tu, gusa turashaka kugera nyine kuri level zire. Nk'ubu ngubu urashaka kuzagera nko ku rwego. Ninde muntu wumva ko ugati ningira aha hantu anje uzazi ngo agacupa cyangwa se uzazi nkuremere. Mugata ahantu nimagera cyangwa se nibigenda gute? Mbabura reka nkubwire ikintu naje gusanga mu buzima. Level ni level. Uvuye kuri step imwe wifuza step ya kabiri, wajya kuri step gatanu kifuza gatandatu. Mane nta n'igihe na kimwe nge especially none nge sinjya nananyurwa, kuko hari igihe njya mvuga ngakorera amafaranga nkavuga ati man ningera kuri miliyoni n'urugero nk'icumi, nzahita nicara mu gatebe nge koga ku mazi mvuga ati kabisa nanjye ndi umugabo. Ariko ari igihe umuntu azigera akaba ndacyashaka ijana uzi ko nshaka biliyoni. Ni gutyo rero buriya level. Ariko aho turi turashima Imana kandi turacyifuza ko badusapotinga tukagera no ku zindi level buhoro, natwe tugafata n'abandi akaboko by the way. Hanyuma rero watugeze utubwira ngo inspiration ngo ushobora kuba ari kuri based on your true story. Hanyuma watubwiye yuko hari umunsi wigeze gutekereza kujya kwiyahura bitewe nuko ngo hari igihe ushobora kuba waranzwe n'ababyeyi, abavandimwe. Ibyo bintu byakubayeho icyo gihe bigeze kwangwa n'ababyeyi n'abavandimwe bawe bakakwamagana ku buryo wafashwe n'umwanzuro kujya kuba mu muhanda, ko numvise utaraciye mu buzima bwiza, like wagiye kurya ibiryo bitameze neza bigaze, wagiye mu makwe kuzaza urya ibyasigaye, ugeze wangwa n'ababyeyi ku buryo bagushujugunya ukajya kuba akaba ariyo ntandaro yo kuba mu muhanda. Mbo shout kuri mama ni ndamukunda cyane. Mama ni umubyeyi wagerageje kwitanga mu myaka mu bana 7 yari afite, yarastragorinze cyane. Ntago byanze bikunze mama niwe wari umubyeyi icyari cyose nagombaga kubura mu buzima, niwe nagombaga kujya kukireberaho. Uretse ko amahirwe ntago yari abifite byose, ariko rero abantu bakuru barabizi, imyaka umuntu aba amaze kugeramo nk'ubu abarabizi. Amafamiye menshi y'uri umwana uva mu bakene cyane, niyo uvuze ati konje Kigali, ntago bashobora kuguha karibu. Ni bake bashobora kuguha karibu.
famiye kabisa nta muntu uciriye urubanza ariko nkubwije ukuri ko ushobora kuba uva mu cyaro kuko urumva ngiye mva mu cyaro ahantu bita za Rwerere Gisenyi ukuvuga ngo ushobora kuba ati ukaba ufite nka anti wawe cyangwa uncle whatever ukababwira ngo bakaba bashobora gukora inzira yose kugira ngo ntube wagera iwa mbese nta karibu bakakubwira ko kudahari urumva ibyo bintu byo birahapeninga mu bantu benshi no kuri njyewe ntabwo najya muri details ariko ibyo ni ibintu biriho ndetse n'abantu ndabizi bagutanga ubuhamya bari bo bose byabayeho gusa nanone bagakunda ukize iyo ukize ubu ngubu iyo ukize ba mucoma ubu ngubu ni mucoma nibo basigaye bavuga ati ese mucoma waje ukadusura ariko siko watwanze eko watwanze mucoma sinibuka ya ndirimbo wakoze ubundi iriya ndirimbo kariya karirimbo katumye abantu benshi bakumenya ngo mbe mucoma mbe mucoma za mpapuro zirenga nzi nyewe kiriya harya ni iki kiriya ni ikigoyi ni ikigoyi iriya ndirimbo yitwa bayita ni gucombaga ubwo birashatse kuvuga ni gucombaga bisobanuye ngo ni gutyo nteye ni gutyo meze niko mbayeho ni gutyo mbaye ni gucombaga ni gutyo nteye gutyo hanyuma rero tugarutse ku rukundo rwawe na Clarisse mbere y'uko ujya hanze muri Amerika uriya mukobwa wari umufite ni crush wawe ni hatari yawe reba mucoma wimereye gutya birimo uzi se uzi impamvu se abantu bagiye bari mu rujijo n'ubundi bavuga ati ngenzi nzagaruka mukwa ndabyibuka narabyiyumviye avuga ati ngiye gukorera imifungo nzagaruka mushyira mu rugo narabirose se shafeze ibyo bintu wasaga nacyo reka ibyo ngibyo reka tubireke ntacyo hanyuma kuri wowe na Clarisse bimeze bite duheruka ari umuntu ari crush wawe urabugiriye crush bimeze bite se crush ni crush nyine crush ni crush rega nta birenze ubwivuze ngo umuntu aramukunda nta nibirenze nta birenze tu ndanamukunda tu nkuko nkunda Marina nkuko nkunda Knowless nkuko nkunda abantu nkuko nawe ngukunda nta birenze njye rero ngira n'umutima unakunda n'abantu cyane bose ndabakunda njyewe ntabwo umukunda nk'umuntu ushobora kuzaba future wife sasa rero gukunda biratandukanye uko ngukunda siko nakunda undi uko ngukunda siko nakunda undi wenda urukundo umukunda rufite intego z'uko ushobora kumushyira mu mago iyi ni 2020 ibintu nk'ibyo ngibyo ngo byo gukunda umuntu ngo man ibyo ni slow byararangiye oya ntabwo ari byo ndi kuvuga ibyo ngibyo igitekerezo nk'icyo man kiri slow kuri njyewe ndabitinya n'ibintu mba ngomba kugendera gato gake gashoboka kuko ni ibintu mani biba bitoroshye hanyuma rero interview wagiye ukora nyinshi cyane ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bavugaga kuri Clarisse ukifuza kuba guhuza nawe ibintu nk'ibyo ngibyo Clarisse urukundo wavugaga nari nyine rwo nshaka kumenya rwa rukundo rwo kumukunda bisanzwe nk'umuhanzi cyangwa rwa rukundo n'ubundi rwo gukunda umuntu umufiteho gahunda ese ubundi urukundo ruteye uti njye bijya binanshaka kuko njye nshobora no kuvuga ngo ndagukunda nawe ndagukunda urukundo reka nkubwire urukundo ni rwinshi ngende kuvuga rwa rukundo rufite intego z'uko ushobora gukundana n'umuntu ukamushyira mu rugo nta ntego yari ufite cyane nta ntego intego ntabwo napfa reka ze kuza kureba ikiganiro bya bindi byose yari yaravuze wumve ko nta ntego njyewe ndavuze urukundo ushobora kugukunda aka kanya ndeka nk'uwe nk'urugero ndagukunze nakubonye ndagukunda ariko umbajije ngo intego aka kanya ngo nkubwire ngo niyo kukujyana mu mago naba nkubeshye sibyo rero urwo rukundo rero njye rujya runcanga ibintu by'inkundo bijya bincanga rero ndamukunda ariko icyo kibazo cyo kiragoye ibyo ni ibintu bisaba nk'uko nabikubwiye ngenda gahoro bisaba ngo menye umuntu kuko n'igihe ugenda watera agatambwe gato gahita ubivamo kare tubona undi usumbye wawe Sherga man tukiri abasore nabo ngira ngo mwabyiyumviye Clarisse ubwo wenda hasanga hari undi muntu wenda yabonye akaba adashaka kubishyira wanze kubishyira kuneranya n'uriya mukobwa wa muntu gushaka kuneranya n'uyu mukobwa ntacyo Clarisse ubona ari umukobwa ushobora gushyira mu mago ushobora kurongora njyewe se ndi kukubaza
ngo ari umukobwa ushobora kuba washyira mu ese mpereza abakobwa mu rugero rw'abakobwa benshi ko ntumimwe twagiye urugero KARASIRA uwo ni uwa mbere uwa kabiri ahubwo uzari umukobwa utajya reka nkubwire bitewe n'ibyifuzo byawe ushobora kuba ngiye nk'ubu cyangwa se wowe ushobora kuvuga ati nkanjye mucoma mani ndifuza umukobwa umeze atya ndifuza umukobwa w'umunyamujyi nk'uko kare twahoze tubiganiraho gati uyu mukobwa ashobora kubigenda gutya umukobwa ni uwo mu cyaro ibintu nk'ibyo umukobwa umeze atya umukobwa ushobora kuba yakora imirimo umukobwa ushobora kuba ashoboye aka kazi ibintu byose nyine umuhungu agira ibyifuzo by'umuntu ashobora kuba yashaka yakifuza none se sibyo ndi kukubwira nyine yujuje ibyo mucoma ashaka ko umugore azashyira mu ahubwo we mbaze ibyifuzo ngiye nshakamo umugore noneho abantu barabizi noneho bajajinga bavuga asura mukobwa ashobora kuba ari related yabyo uri gunga icyo kibazo ntacyo nta kibazo ntacyo reka mbyemere uko ngoko twagiye mucoma n'uwuhe umukobwa yifuza ko azamubera umugore arashaka ko azaba yujuje ibihe byifuzo wenda nanjye nabonera mwana ngiye reka nkubwire ibyifuzo byanjye ni byinshi cyane tubwire nka bitanu umukobwa ati umukobwa nshaka yaba ameze atya ibyifuzo bitanu ntabwo dushaka byinshi cyane kuko ewe rega nta n'umuntu kwanza reka nkubwire ikintu nta nubwo ngendera ku isura ntabwo ndebera yego hari byanze bikunze yego nyine ntabwo kabura no kuba uteye neza ntabwo kabura ntumaze ariko gutera neza ibyo ariko ntabwo kabura nyine hari umuntu mwiza ubona ko uyu ni mwiza ariko ngiye ikintu cya mbere mwana agomba kuba ari inshuti yanjye tugomba kuba ari inshuti nyine ubwo kuba inshuti ni wa muntu tuba turi kuri the same level understanding iyo nkinnye rimwe natavuga ati mana umutipe ari gukina rimwe reka nanjye njye kuri rimwe reka dukine kabiri nawe akavuga ati reka dukine kabiri mbese wa muntu mushobora kuba understanding level muhuje ewana iyo cyo ngicyo rwose ni icyambere cyo nkibonye naba narangije mane nahita nituriza none nahita ntuza ni icyo ngicyo nta n'ibindi ko wari utubwiye ngo nkubwire liste z'ibintu nise ibintu reka ni icyo ngicyo nicyo cy'ingenzi kuko by the way reka mubwire ushobora no kuba uri na mwiza byatari uteye neza byatari ariko ugasanga nta nicyo bimaze hanyuma ari Marina na KARASIRA ninde ubona bose urabazi bamwe munakora akazi kamwe k'ubuhanzi cyangwa se ko kuririmba ninde ubona ushobora kuba yaza muri iyo step ku buryo mwagira yewe byose se ko ari ibishore byiza abantu bose kari sawa cyane mane wase ndaba ariko biri kose bajya bavanga ibyo birarutana cyangwa se byiza bikarutana byiza birarutana n'ibibi bikarutana aya mane ngiye bura ngiye muri mwe uko uri kose muri class hagomba kuba mu wa mbere no wa kabiri rero bura ndanakunda cyane bura ngiye nkunda abantu bose nkunda abakobwa bose hafi ya bose bakunda mfite umutima ushobora kujyamo abakobwa bose ufite memory card umutima wawe ni memory card ni ukuvuga ngo bose ari Marina ari KARASIRA bose baza mu mutima nkabitwa bose ubafata kimwe cyangwa bakunda kimwe oya bose ubwo baza mu mutima nkabishyiriramo ntacyo bitwaye ninde rero wabona ko washyira mu mago niwe nshaka ugati Marina wareka kunjyana mu basitari tujye se handi ngaho tubwire hari undi hariya wasize hariya ku Gisenyi hari aya ntabwo ndi bubijyemo ibyo kigaragara nuko hari undi turamusuhuje umuntu uzareba icyo kiganiro bifitanye urukundo na mucoma adashaka gushyira hanze ntabwo ashaka kubishyira hanze hanyuma mucoma nawe yigeze gusura kuri Instagram yawe hari ibyifuzo wigeze gushyiraho ndetse wandikaho ngo niba ngo abantu ngo niba ngo wigeze bagusabira umurimo bavuge ngo amen niba ari byo nibyo ugeze gushyiraho ibyifuzo ngo mana nguzame iki icyifuzo cya 10 niyo ndi 10 cya 10 niyo ngugize imyaka 30 ningahe ngo simbyibuka neza ariko ndagira ngo ibyo byifuzo umbwire kuki wahisemo ko uzakizwa ushaje cyangwa se ukuze kuki gukizwa bishyize nyuma y'ibindi byose kujya unkurikirana byatara ako kantu reka nkubwire kabisa reka nkubwire rero mbo ni understanding yanjye ntagira n'umuntu ucaginga by the way n'ibintu navuze byose ntagira umuntu ucaginga tungo bumva ikiganiro bakoremo ibyiza ibi bajye babita muri trash kurema ibyiwe ibyiza byiwe nibisekeje yisekere ntacyo bitwara bino urabona
struggle urabona nk'imyaka yanjye ntabwo nkubeshya imyaka yanjye buri bigoye byatari imyaka yanjye yawe y'abasuye abantu bakiri batoya tu mane kugira ngo ube ukizwe ijana ku ijana kuri njye ku myaka yanjye biragoye byatari urumva niyo mpamvu rero nanjye njye nkunda guha challenge cyane Imana igenga byose nibi nabaho kuko genda nemera bishidikanya se bumva indirimbo nibwo bambimenya fresh ariko nibi nabaho koko ijana ku ijana njye nkunda kwiha challenge imyaka myinshi nka 60 nanjye nzayikorera kabisa diri tu mu gihe utarayigira nta kuyikorera mbo nubundi ndayikorera boya buriya burasinze ntabwo njya mu gusenga ntabwo nkunda gusenga mu nsengero ariko usibye kwivuga neza cyangwa kwivuga nabi nzi neza ko umutima wanjye ushobora kuba ari urusengero rwiza ntabwo ngira amatiku ntabwo ngira imufitina ntabwo ngira urwango mubi njyewe ngira kandi ngendeye ibyanjye nk'isituragoringira ubuzima nkaba nanasapotinga by the way n'umuntu wari wese pe ntabwo ari ukwivuga neza so niba ari muri iyo nzira koko Imana ibibonamo ubwo ndayikorera ariko njyewe nzi neza ko hari uburyo nayikorera noneho birushijeho mfite iyo myaka 60 kuko nzavuga uti 90 umutungo wanjye wa 90% wose nkwihereye amaskini nkwihereye abana bo ku muhanda nzabubakira nzabaremera bose nubake ibipangu bishyiremo abana bo ku muhanda ku buryo umuntu wese uzajya uva Gisenyi aje Kigali cyangwa ajye muri East Africa yose ntakajye yirirwa ajya no muri hoteli ajya azarare kwa Mucoma umuntu wese udafite amafaranga ya hoteli agenda azarare kwa Mucoma nayikoreye imyaka 60 kuko iyi myaka yanjye nabwo amafaranga napfa kuyabona so ni muri ubwo buryo mu buryo bwo gukorera Imana wavuze ni mu buryo bwo gufasha abantu ni mu buryo bwo gufasha ndetse no kugira ka discipline noneho urabona rega imyaka yacu mana abishyushye byatara amaraso yacu ubona ari igihe kigoye muri no myaka yacu mbo ikigoye ni byinshi cyane kwanza ku buryo urubyiruko rugora kujya gukizwa cyangwa se gukorera Imana ari nk'iki kwanza reka nkubwire ikintu kigoye kwa cyane ntabwo ndi bujye muri details ngo iki niki ahubwo iyi myaka ikintu kitugoye turi abantu tujyana n'ibigezweho tureba Instagram umuntu afite couple nziza n'urugero yewe squee couple ari nziza niba yamukoreye surprise y'akantu nawe agapostinga nawe ukajya kuwa undi wawe kuyo nta kigenda ngo uyu ngaba yagize uturumva mbese turi abantu tuva tugendera mu muyaga gusa mu bintu by'aba icyo nicyo kintu burake natugoye byabata iyo bigiye kandi icyo kintu nicyo kigoye kandi imyaka yacu byibuze nko muri iyo myaka yo hejuru nibwo ushobora kuvuga turazi maze kumenya uko isi iteye njye ninjye ugomba gufokasinga ku kintu cyanjye ntago ndeba ngo inkundo z'abandi kuko inkundo z'abandi ushobora gutekereza ko ari nziza wowe wanazijyamo ugasanga nizo n'umuriro kukurusha ushobora gusanga urwaye nirwo rwiza ushobora gusanga uguriya ngo niwe ufite ibintu byinshi ntaryama afite matera nziza igitanda cyiza double matera phone whatever ntago aryama uryama hasi wowe nturyama ariko iyo umaze gukura muri iyo myaka nibwo ushobora kubiandastandinga neza bavuga ati okay ngomba kunyurwa n'utunguta ariko iyi myaka yaciragoye wa muntu ureba abana ngiye bisingira nk'ikibazo buri wese yatanibaza buri kukurikirana ikiganiro muco muhagaze gute mu rukundo kuko uravuze ku bintu by'amakouple kujya ku Instagram abona couple imeze gutya ukaba wumva ko nawe waba nkabo ese wowe uhagaze gute ntabwo ushaka gushyira couple yawe hanze vuga ati ndi single kuko uzi impamvu se hari abantu bari kureba iki kiganiro hari nk'umukobwa ushobora kugukunda akibaza uburyo hariho abantu bashobora kunyandikira inbox bakambwira ati nagute nabona Mucoma uri single in searching cyangwa uri single aka gatima kanjye gashobora kuba ari gato harimo umwanya wundi wajyamo abandi se cyangwa hano harimo umutima wajyamo n'abantu mana abana bose tubajyamo wereka abana reka free reka abana umva biyumvire free yaba ari umukobwa
yaba ari umuhungu bose man njye umutima wanjye urakunda umva uri kutujijisha okay wenda sinzi uko bimeze ntabwo nshaka kujya kubyinjiramo cyane kunda shagiye nkunda byose nkunda man nkunda abantu bose iki ikunda cyane ku isi kibaho cya mbere ku isi kintu nkunda cyane na money umufungo bro umufungo icyo kintu nkunda ku isi kuko ntinya ngo mana sinshaka kongera kuzaba umukozi wo mu rugo w'umuntu mana ariko kuba umukozi wo mu nzu ni danje ibyo bintu geregana nabyo byambayeho niyo mpamvu nubona n'umuntu uba unantekera buriya aka kanya mana nubwo aba ntekera nta kintu njye nakubwira tu ntago nakwirya cyangwa ngo bya bindi ngo byo gusuzugura umuntu kuko nanjye nzi ko byambayeho kandi mbwira sorry kuri we mbwira sorry kuri we so rero mani nkunda umufungo kuko icyo kintu ntago macaka ngo kizambeho gusubira inyuma umuntu wese uzankomokaho bajye bagira ati mani mucoma mani ni billionaire tu nuza gukomoka azasanga ari billionaire account irimo billion hanyuma tubwiye ko ugeze kuba umukozi wo mu rugo hari ryari icyo gihe hari mu Rwanda batubwiye ko wabaye no muri Uganda ese hari mu Rwanda cyangwa hari mu Rwanda man Gisenyi hari 2000 kangahe imyaka rero buri imyaka ni danje sinjya nibuka imyaka ariko yari icyo gihe ari mu myaka mitoya nkiri mutoya nka 12 gutyo mu 10 gutyo ari mutoya kabisa hanyuma rero coma tuzi neza kutaba mu Rwanda hari ikindi gihugu uba muraza kuza kukitubwira ndetse n'abandi bantu bakimenye kuko hanyuma mucumu yavuye hano ate mu Rwanda ko watubwiye ko wari ufite ubuzima butari bumeze neza wavuye hano ute kugira ngo ubone opportunity zo kujya mu kindi gihugu ni miracle tu navuga ko ari nka miracle ndi muri Kenya icyo gihe ni miracle tu hanyuma uvuye hano mu Rwanda ugeze mu wundi buzima mu Rwanda wari ufite ibibazo cyangwa se hari ukuntu wari ubaye utameze neza se hanze ho byagenze bite nta muntu wari usanzeyo simbizi cyangwa se wenda yari ahari ariko uko biri kose burya igihugu iyo kirimo ari icyawe kiba ari icyawe si kimwe no kujya mu kindi gihugu cyane cyane ko nta n'abantu benshi muba muziranye ikindi kikugora ni ururimi iyo utazi wenda nk'icyongereza cyangwa se urundi rurimi bavuga bishobora kukugora bikaba byatuma wisanga mu buzima wateganyije cyangwa se watekerezaga kuzabamo ubuzima wagiyemo ugasangamo cyangwa se uko wavuye hano utekereza ubwo buzima niko wabusanze mva muri Nairobi njya muri Amerika nyine uzi ko uba ari expecting ibintu byinshi cyane ari ukuntu abantu batekereza ngo umuntu muri Amerika ngo abantu batoragura amafaranga nyine umuntu ahita abona cable umuntu ahita aba muri ghetto nziza byatari nyine ibyo nibyo bintu natekerezaga ariko iyo ugeze hariya nibwo uhita uvuga okay ibi bintu ntabwo ari ibintu bipfa kuza ibi ni ibintu bikorerwa nk'uko n'ahandi hose ku isi bikorerwa so ntabwo byari byoroshye gusa njye nagize amahirwe nyine njyana n'ababyeyi hari ababyeyi nyine banyikundiye icyo gihe ko nari nyine muto banyitwarira muri Amerika so ndi nk'umwana wabo so urumva byaranyoroheye njyewe muri make wagiye muri ubwo buryo nta kindi kibazo baba baragize hari ukuntu twumva n'abandi batanga ubuhamya baba baragiye muri ubwo buzima bwo baba baragiye mu buryo bwo gushaka ubuzima bakagenda bakagustragulinga ururimi rukababana ikibazo ugasanga nyine ni ibintu bibanye ikibazo kinini cyane wowe ni ikihe kintu cyaba cyarakubayeho ese ururimi ntabwo rwabaye imbogamizi bitewe ntabwo nzaho wagiye wenda ushobora kuzi icyongereza ariko igifaransa utakizi ushobora kuzi igifaransa ariko icyongereza utakizi wenda n'urundi rurimi bavuga rwabo rwa gakondo bakora cyangwa se bavuga ni iki cyaba cyarakugoye ukigerayo wenda wari ufite aba babyeyi bakwitaho nta nzara wagize bakwitaho mu bundi buryo ese ni iki nka mucoma ku giti cyawe cyakugoye ko biri kose urikorera hari business ufiteyo cyangwa se hari n'ibyo ukorayo ni iki cyakugoye kugira ngo mucoma abashe yafatisha mbo ikintu cyangoye kwanza ni ururimi buriya ni ururimi tu byanze bikunze byabanje gutekinga time kugira ngo umenye ururimi ikindi uburi lonely cyane nubwo waba ufite abo bantu ariko ntabwo aribo bantu wakwirirwana nabo buri munsi ngo uciringe nabo akenshi biragorana kugira ngo utangire kugira system none y'abantu benshi utangire kugira tudiri twinshi urumva icyo nacyo kiri mu bintu byangoye n'akazi by the way hari abantu barakora nk'uburetwa hari umuntu abakora nk'uburetwa pe kabisa so ibyo bintu nabyo ni ibintu
byangoye. ni nk'uwe munsi watwibutsa avuga ati njye aha narasohotse mpura n'umuntu aransuza kubera ko nta n'ururimi wari uzi wabyitwaye mute muri icyo gihe ukimara mu minsi mike utaramenya urwo rurimi n'ibyari wigeze guseba bakubwiye nk'ikintu cyane cyane ko nta rurimi wari uzi? Ntabwo nagiye muri Amerika nanone ndi zero ya nagiye muri Amerika nyine nkizi ariko nanone ntabwo cyari cyiza cyane. Urabona abanyamerika hari uburyo bafite bavuga ururimi pronunciation bakoresha. nk'urugero nagiye nibuka kwanza icyo jambo ryo nirisanzwe nigiye kuvuga, nagiye ahantu niba ari kwiduka ndavuga hey, can you give me water? Can you give me water? What do you say, bro? I need water. Erega byabaye ikibazo ndabyimba ntabwo nari nzi wora. Okay, just bavuga wora. Bo noneho abanyamerika bo ni wora. Wora. Naho abandi usanga turi kuvuga water. Ni water na. Can I get water? Ntabwo yabimenye. Umunyamerika atavuga water. Icyo gihe wari umeze nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga. Ni gutyo rero ibyo bintu byo ntabwo byari. I need this. This one. Hey bro, hey. Ugakomeza wari wakwipaga nk'abazungu. Mfara nibyo bari danje. Hanyuma rero waje kukimenya gute? Byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo umenye ururimi rwawe? Burasa bavuga ngo ndanakizi se buriya. Biri kose hari improvement. Buriya reka mubwire ikintu cy'ururimi kandi maze kubibona. Ngiye ndimi ntabwo njyamenya nige nazimenyeye. Kuko na mbere nigeze igiswahili nanone nigeze najyaga niga igiswahili buhoro nkamenya utugambo ariko none gitakiza fluence none ntazi uburyo byagenze gute. So gusa ni ibintu bitekinga time kandi nawe ukabikunda ugakunda kumviriza ugakunda kubana n'abantu bavuga amagambo menshi cyane ukareba na filime bigenda bigufasha kwiga icyongereza. So nashidutse icyo mvuga nyine ari icyo ngicyo. Hari abantu nk'uko babivuze bazi yuko abantu bagiye hanze cyangwa se mu bigo byo hanze nabo bakagira inyota zo kujyayo. Ubuzima bwo hanze bumeze buti? Atari ubuzima bwa muco mugiye kutubwira. Vuga ati abanyafrika babayeho gutya, abantu bavuye hano bakajya gushaka biba bimeze gutya. Ku buryo nawe umuntu ufite amatsiko yo kuzageraho hariya atayumva avuga ati hari abafite amatsiko yo kuzagerayo, hari abantu bumva ko mubayeho neza kurusha hano mu Rwanda, hari n'abifuza kuzajya kuhashakira ubuzima. Ese ubona bikunda koko nk'uko bamwe bumva ko hano mu Rwanda nta bundi buzima buhari ku buryo bakifuza kujya mu bindi bihugu gushakirayo ubuzima? Ubundi rero reka mubwire njya mbona ubundi njya nkunda no kubwira abantu hano ari ngombwa ngo umuntu atekereze kujya muri Amerika, kujya hanze, kumva ko wajya hanze ariko aribwo waba successful. No ibyo mani biba ari ukwibeshya. No hanze ni struggle nk'iz'abandi hose kuko hari abantu baburara. Njye hari abantu nzi bajya bansaba n'itabi n'agatabi kamwe bakambwira ati wanguriye n'itabi n'umutumwe umwe gusa yabuze amafaranga yo kugura. So you can imagine ko habo bantu babaho hari iki. So bisobanuye ko n'ubundi isi ni the same, n'ubundi struggle ni zimwe. Ahubwo ngiye mbona abantu wari ukwiriye gutekereza ni iki ushobora gukora, ni iki ushoboye, ni iki ukunda. Strugglinga muri icyo kintu ugifocusingemo ugihe 100%, ugihe 10 hours byibuze at least every day, ushobora gutera imbere. Urebye nkawe nka bose bagenda bavuga ati baragusaba. Isi yose harimo abantu basaba bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo ku buryo bajya ku muhanda bagasaba cyangwa se agasaba umuntu mu bundi buryo. Abo bantu urebye nakoje ku banyafrika cyangwa se hano mu Rwanda nk'abantu bavanga bakajya hanze nta muryango bafite babaho cyane. Nk'urugero nka biriya bya green card, umuntu ashobora kuvanga mu Rwanda abonye amahirwe yabona wenda niyo tike akagenda, ariko akagenda nta ari ugukunda igihugu gusa agiye no gushakiramo ubuzima. Ese usanga ari abo ngabo bastrugglinga cyangwa bahura n'ubwo buzima, usanga benshi ari babandi bavuye hano mu Rwanda badafite imiryango yo hariya, cyangwa se usanga ari muri rusange ni balancing, cyangwa se usanga na babandi bajyanye n'imiryango bastrugglinga kimwe na babandi bavuye ahanga bakagira. Ubundi ni nkaho ni the same situation. Abahavukiye barastrugglinga, haruza kuri green card agastrugglinga, hari abagena nk'impunzi bagastrugglinga, kandi ni buri bwoko bwose, ni umuzungu, umuspanish,
bose abantu ubwoko bwose bubaza hariya ni struggle tu, as long as hariya bisaba kuba smart tu. Smart ni igiki washoboye, ni igiki wakora, koresha imbaraga. Niba udafite mu mutwe koresha imbaraga, niba udafite imbaraga man koresha inzira zarizo zose, as long as ugomba kubona umugati. So struggle ni zimwe tu. Ni abantu bose. ntabwo ndumva bitoroshye. Nyuma turi gusoza turagira ngo wibutse indirimbo yawe abakunzi bawe n'abafana bawe muri rusange. Indirimbo yawe yitwa gute, bayisanga he, social platforms zawe bagusangaho, ndetse ugire n'icyo usoza ubwira abakunzi bawe muri rusange. Please indirimbo yanjye bita ni ikibazo. Please mugende muyirebe kuri YouTube kuri Muchoma, ni MUCHOMA kuri YouTube, wandike ni ikibazo urahita uyibona indirimbo. Please muyirebe inshuro nyinshi zishoboka. Ubundi hano niho hahandi uvuga ati uyu ni umuvandimwe ngiye kumurebera indirimbo pake YouTube freezing. Ubundi ashaka ko indirimbo yanjye byibuze at least tugomba kuhereza 1 million viewers. Kandi please birashoboka, mwabishobora, mwasupportinga nk'umuhungu wanyu. Kandi I promise you guys, inyungu ishobora kuva muri ndirimbo ni muri charity kabisa, ni ugufasha nk'uko mani bisanzwe, nta mutima mubi, tugomba gusangira twese, urumva. So please birashoboka, mugende musupporting 100%, ubundi mani izabihera umugisha mw'abantu. Ni ibyo ngibyo. Hanyuma rero nta kibazo ufite cyo kumbaza? Reka dusoze. Muchoma wakoze kubana natwe. One love please. Niba hari akosa nakoze, niba ari ibintu navuze nabi mumbabarire, nta mutima mubi. Ni Muchoma tu, Muchoma. Now see you. Yep, it is what it is. Next time we will